Yes, ibihe byiza kuri buri mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Njye nitwa James Legend, tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment. Kandi ngushimire wowe wakoze subscribe kuri iyi channel ya Clement Mr Daddy, ndetse nawe utarakora subscribe ugira vana bwango ubashe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bikorerwa kuri iyi channel bye kujya bigucika umunsi ku munsi. Uyu munsi tugaruka ikirere muri My Heart Talking and Comment, impanuro z'umubyeyi. Uyu mubyeyi mama wa Nyambo, akaba mama wa Peri, akaba na mama wa Nana, ndetse akaba n'umubyeyi umubyeyi w'uyu Nsabi, kubera ko Nsabi nyine aba muri wa rugo yarenze kuba umukozi, bamufata nk'umwana mu rugo, aribyo bituma tubasha kuba twamwita ko nawe ari umwana we n'umubyeyi. Murabizi nyine mu minsi ishize uyu mubyeyi ntago yabanaga n'aba bana yari yaragiye mu kazi kandi. Akigaruka rero abaza aba bana amakuru yabo, ashimishwa no gusanga Nyambo yasize abana n'ubumuga bwo kutabona asigaye abona. Ibintu byamunejeje cyane cyane, nawe urabyumva ni nk'umubyeyi, ugasanga habaye ikintu kimeze gutyo cy'igitangaza, nta kintu kitagushimisha. Hanyuma rero yaje kubafata bose, arabicaza, arabaganiza, ababaza ibyo bagezeho, ababaza mbese ubuzima bwabo muri rusange, bamubwira buri wese ahereye ku murongo. Nsabi basanga nyine hari uko yagiye akora ibyo komisiyoneri atangiye kujya agenda agura n'utuntu tw'utubanza. Uyu Nyambo nawe avuga ko icya mbere nyine yavuye ubuzima akajya ibuntu, akaba asigaye abona, akaba afite n'umukunzi, kandi uwo mukunzi we nyine akaba arimo kumufasha ibyo kuba yakwiga kumenya ururimi rw'icyongereza ndetse no kumenya gutwara imodoka. Ibyo bintu bifata umubyeyi we biramushimisha cyane. Arangije abazana nawe icyo yaba yaragezeho. Nana aramubwira ati rwose uretse kuba mpumeka ameze neza narakuze, nta kindi kintu navuga nagezeho, koko nshakisha akazi ntabwo bikunda. Ndetse na Peri nawe bimugerekera gutyo, ariko mama wabo ntibyaza kumunezeza. Avuga ati ntabwo mwakakwiye kuba mwicaye mumeze gutyo, murakuze muri bakuru, mugire mushake abagabo cyangwa se mushake n'akazi mubone n'icyo gukora. Ntabwo abana bangana nkamwe mwakakwiye kuba mwicaye gutyo gusa mugikeneye kumenywa n'ababyeyi, buri kimwe cyose mugihabwa n'ababyeyi. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo, mugomba kwitoza gukora, mugashaka ibyo gukora, mugakora amaboko mu mifuka. Ati ndetse murumva aba bavandimwe banyu Nsabi ndetse na Nyambo ko hari icyo babarushije, hari icyo bakoze, mwebwe namwe mwakakwiye kuba mwagira icyo mukora. Nk'uko mubizi nyine umubyeyi burya aba ari umubyeyi, ahora afitiye impungenge abana yabyaye, niyo mpamvu yababwiraga muri ubwo buryo. Peri rero na Nana ntago babyumvise neza, bumvishe ko ari ukubatacaringa, ntago bumvishe ko nyine ari cya gitsure cy'umubyeyi. Burya umubyeyi ashobora kugushyiraho igitsure runaka kugira ngo ukore ikintu, uhumure amaso, ufungure amaso, urebe kure, urebe ejo hazaza hawe mu buzima bwawe utari kumwe n'umubyeyi. Ni icyo ngicyo uriya mubyeyi nk'abantu tubirebera kure yashakaga kwereka aba bana be. Gusa cyokora uko ahora abibabwira kenshi, nabo nyine babona yuko ari nko gusa nko kubarambirwa cyangwa se n'iki, ariko buriya nibafungura amaso bazamenya ukuntu ibintu bimeze. None Nana ko yanze Bobo, azamuhera hehe kugira ngo wenda bongere babe basubira mu rukundo? Guys, mumpe comment mumbwire, nawe ariwe ufite umubyeyi akagushyiraho igitsure kimeze gutya, se wabona ko ari ukukwanga no kugutoteza, wabikoraho iki? Ubwo murambwira uko mubyumva. Inkuru nk'izi ngizi rero ni wa muhungu wa James Legend uzibategura kandi akazibagezaho 5 kuri 5. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.